ndaya we ndakwiye kuza gukinjirana n'abasore mu rugo rwanjye ahantu ugira ngo n'urwawe umaze kwigomekamo abasigaye ntacyo kugira ngo nyumve kandi ejo ndabundaga nka rubebe wa mugore uramenye n'abasore ubonye nyindurana nabo bavuze ko imana yose washyano ko amayeri yawe ndashuni nataruye umutima wanjye watumbye ngomba kuguhinaga abanyangabiramo ngira ngo ntundushe imbaraga twapima ntundatira ibitege bibi bihora mu bitenge bitege ayo maso utereka boshye bishoba by'amata nasukamwe amakara nawe ibyo bikanzu bisa n'isari ugize ngo iki washyano ryankwaye umuganda ugize ngo ishyano ni wowe ngaho ndekura utabona nkwambika ukuri kandi narigeze kukuba saho dore kuzi kwipendeza nkaho utarimwe nk'abandi reka noneho ngutera usemwa nanjye ndebe ndi mwiza ndakuruta ndi kibasumba nushaka uzimanike kandi ntundusha urukundo kuri shuni nubwo ugenda winyonga ngura umugore we nanjye ibyo nibyanjye uri mwiza nyaki waroho mbiwe upateze mari umugabo wanjye nzayigotomera nyumvishe maze uyisinde utayisomyeho ubwo rero nawe ukibarira mu bantu utazi kugenda nk'indata ni wowe wakwambara ntuberwe bakagira ubwoba bwo kugusohokana mu bandi iyo ngurube yawe igusohokana ngomba kubihumba imbavu n'agatuza haram highways gun unise ingurube niki Fatuma uranutse ngo ndi ingurube kandi umugabo wawe tumara n'imyaka koko abumva radio Rwanda mwiriweho ni umwanya w'ikinamico uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Mpariya Baseka uyu mukino Mpariya Baseka tugiye kubagezaho uraduhishurira amwe mu mayobera yo mu buzima bwo mu mujyi bamwe mu bahatuye amafaranga yabatwaye uruhu n'uruhande baba banyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo kuhisukira rero utahazi akenshi bikaba ari ukwikoraho mbese nimwiyumvire uko byagendeye umusore Magorwa n'inkumi ikibasumba bavuye mu cyaro bagasesekara inyarugenge nta n'urwara rwo kwishima bafite abagira amenyo twababwira iki ni igikwembe haki ya Mungu ariko hari abagore bagowe bibeshya ngo bateze kwambara nkanjye ni super wax ya mbere yayindi mwajuma abona umutima ukava mu gitereko nta ngorane ni mu mari ya shuri ni igikwembe kuko manogo wambyaye kuko abagore ba Nyarugenge birata ngo bazi kwambara uzambara nk'ikibazo aba yakibye kuko atabona amafaranga kigura abivanye se kushuni na kwiri Rwanda rwose emwe na mukaministre size ko yakibonera naho yakwibona na busa rwose ndakize ishuni biraswi ubuse simbere wa mukobwa we kondora ndeba siko n'ubutavuga nujya ngo uceceka kwa yari cyo guhindura ku gikwembe cyane ariko ubundi bari bahagaze yari barashaka iki ahubwo ndabize baragenzwa no gutata ngo babone uko baza kunyiba ntabwo turabajuraga niko wa musore w'insoresore urashaka iki mu rugo rwanjye ko muna wujurugomo n'ubugome bwinshi ega databura ntabwo me ntunze mu mutima ahubwo n'indero y'ababi n'abakene ngo yabi n'abakene we nuje gusabiriza nkaho uri kimuko yewe sha niba ari ibyashuni muteze ntabyo munanone mubyereka simba asaba iby'ubusa ahubwo nyanga mbabaze niba mwambabara mukampakazi wese wazekeje rwose oya mwiseka ahubwo nimwumva icyo mbasenga kuko babyemerewe nabi erega twabaye imana zo gusengwa byakomeye mushatse mwambabara merewe nabi pe dore banyirukanye ndangije amashuri abanza kandi nari wa mbere mu shuri numva ndashobewe wibeshye kera rwose ntabwo uri minisitiri w'amashuri najyaga nibwira ko nziga amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza nkazaba dogiteri ariko siko byangendekeye nijye ubitura ntabwo ari mwebwe ariko nyine nahagurutse nje gushaka akazi cyangwa ishuri kuko byombi mbibuze byanyu byabindangiriyeho ariko yewe yayikumiro rwose uje kugwiza ahubwo umare bisabo ngo urashaka akazi n'amashuri none se mubona nzabaho nte turagushinzwe ko ababyeyi banjye bashaje kandi tukaba nta n'imirima dufite ngo mpinge waje kumbaza umunani se dore nk'ubarumuna banjye ni 7 naho bakuru banjye bubatse ni 3 kandi nabo ntabwo bifashije bashaka we miliyoni 3 cyo ntacyo rwose naho mushiki wanjye yatwaye inda y'indaro ntibamusaba yampaye uje kugira ngo nige wayimuteye se uje gukosha simbizi none yabyaye abahungu 2 tutazi basi akazi kabo muzaje kubashaka ariko ntimubashakira kwa shuni ubuse twese twaba mu gasamu ka data tukarya iki ntabwo rege ubatunze muzirwaniho se ko numva mutanyumva ahubwo nari wagiye no kubabwira ko na data aherutse kurongora undi mugore wa kabiri kandi ashaje uje kuntumira byararangiye rwose byo simbyitayeho rekera hose nyine bukomeza kudutesha igihe ngo uratubwira ubukene bwawe nkaho hari uteye imbabazi ariko hakwirukanya ari amabandi niba udashaka ko twibaka dusiga iheruheru uretse wa mugore we kandi mpanze nibaza uriya mukobwa nawe ikimugenza mbese iriya nkumi kandi ndebe itereka amaso ngo hari abasore isanze hano irashaka iki
erega hano nunguruka si muri bare masikini wibeshye inzira. Mbese nyabusa ko ndeba urabaza iki hano? nareje kubabaza niba mudakeneye umukozi. Umukozi? Si ubwo ushobora gukora iki hano? Ubwo ufite buhanga ki mu bintu? Imirimo yo mu rugo yose ndayizi kandi nzi n'igifaransa na kontabilite. Nzi gutera ipasi, nzi kudoda no gutaka, ndetse nzi guteka ifiriti n'umurete. Reka muri byose ntacyo nyobewe. Nikoye ibyo usokeye mu Buraya buhe ko ndarawitwaye nkaho uri injeniyeri usumba inyenyeri. Oya nta mahanga nagenze ntiraririye uretse mu mashuri yacu i Rwanda. Mu Rwanda wize muri tekinike? Ni Nyanza ni ku Kibuye? Oya ahubwo nize ishuri ry'ingoboka. Ndangiza ndi wa mbere mfite amanota 88. Atagaza rwose. Yewe erega agenda mubonye ubushongore mukeka mw'ubushobozi buhanitse naje gutanga urwamenyo mu mujyi ngo arashaka akazi kandi atazi ko kabonye bene ko. Ahubwo ngo ino nyabusa Kigali kubone ukubitwe urara amajoro ujorwe pakujinyoro bugishishunga. Isubuni madamazi hari ubundi bitwa nde? Datanyisi kibasumba niryo ngiryo bampamagara. Ariko ubundi sajya kukwita ntiyibeshye. Uri ikibasuma nkajya kindi se batunze yaririmbye rwose. Reka ye yega byakomeye. Nikoye Jese kwandikisha imashini? Ubundi ngeneye umukobwa wo gukora mu iduka ryanjye Rwamagana. Ntabwo mbizi ariko mukampaye nagerageza nkabimenya vuba. Ugerageza iki? Uragira ngo uzaze kutumara impapuro kudona ngangura ndikisha ama mashini ntaho byabira gatabwa. Mugihe nta kazuzi nge nibaza n'icyo uje kubunza mu mujyi. Nikoye ese ubundi mufite aho mucumbika? None se ko nta bene wacu dufite hano i Kigali? Shuni ntabwo ari bene wanyu rwose. Shuni ntabwo ari wanyu. Wacu kandi akaba ari kure. Ubona ko turi burare hehe? Ibyo ntibindeba nabusa. Twize ko muri buducumbikira ababyeyi beza. Ntabwo tubacumbikira rwose. Ariko se kibasumba soyo rwose urataye. Ntaho mfite. Cyakora hari umusore uvuka ku musozi wacu ukora mu bya gasutamo sinzi niba yancumbikira. Yitwa nde? Ni Directeur General se mama? Ntabwo mbizi cyakora yitwa Mafiyeri. Mbese ni wawe undi Mafiyeri? Abo ubwo ni muri abandi bajya batwamura ibintu byacu cyangwa ni kagongo kaje kadasiba kuza kunza amafaranga? Umusaza wawe sema? Oya nuko avuka iwacu gusa. Ubwo ni fiance wawe? Reka da kandi nkiri umwana ubusa nari nakora ngo ngire fiance. Maze rero usore nawe nagira ngo babure ko nta cumi mutezi wanjye ko atari muri hoteli. Niyo mpamvu mbasabye kumvira. Atabarese rwose. Weka damba barese iki? Nukujya gushaka aho mucumbika bitarabana. Ubuse turarara hewe. Ndi bindeba. Mama bandi numva bavuga ino nta dukorera ibyamfura utarabibona. Yewe. Babyeyi mutugire imbabazi mu ducumbikire rya none we. Unazo ufite? Ngabari zijya kwa muganga kandi hano si mu bitaro. Guse mwakoreye ko muri abo. Iba kandi mufite amafaranga. Usanga Yusuf afite amaza kodeshwa. Ndetse nawe undi mwavuze Mafiyeri banza acumbitse mu rupangu rwe. Amafaranga ntayo dufite ahubwo turashaka ko tuyakorera. Nibuje mu mujyi n'amafaranga yitwaje n'akazi kawe. Ubuse muri iki ko mu mujyi ntabanye gusenge mu masanga bahari. Use turarara hewe. Tubaye abande se. Nibi ndeba nabusa rwose. Umva ngo bari hagutera imbabazi kandi nasabye kuva kare ko babirukana hano. Niba kandi rero utabishoboye nganjye kwitabariza kuri telefone abarenze b'amahoro tujye kwacumbikira muri kasho. Ese bigezeho kudutabariza nko turi bisambo. Wari wabyemera ko mutari byo? Reka nigende sinashobora kubitwiza akabwana kandi ndi umwere. Kizwa n'amaguru rwose. Dore na Mafiyeri waho araje. Noneho baba bagiye kugira imana ye. Urabona ayo Mafiyeri usigaye waruze mu mujyi wa Kigali nk'abawucumuyemo rwose. Ni mukomere rega. Kwa mu giti tudashishe nk'amwe ubundi ko tubamo twishisha amacumu y'ubuzima. Cyangwa ubundi ko tudasomera hamwe twahurira he. Yewe. Wese umuntu usomera muri Mirikorine nge nkinywera amazi arimo za mibe mu rupango rwa Yusufu. Twahurira he koko? Naye nibagiye ko mwitungiwe n'ubufindo. Nkuko bimeze. Iyo tubonye manije amakaravati burya tubakeka amabaka kandi mutagira n'amabati mutamu. Reka se kandi kwishongora shuni rwose. Ariko ubundi umenya nibeshye. Hano bafonctionnaire namwe mwabura amafaranga. Iyo mwicaye mu biro no mu birori mudutera ubwo bata. Nuko batera ubwoba nyine. Buri mukozi wa leta wese siko ari umutware ngo ahorana umutwaro w'ibifaranga. Nuko ubona tugenda gusa.
turarira ubusa tukikuza umuyaga. yewe mafiye. reka se nawe mafiye dore ko amashinga baraza gutakure nawe ujya ushunge Rwanda ngo ntuhembwe amafaranga menshi kandi ukora kwa finance. Kwa finance se niba nkora yo nikoreramo. Simwe mari igihugu cyose nyuraho gukoramo ntubwo nibyo mukora gusa. Bivuze neza ni igihugu cyose nyine ni yanjye se. Bamwe basigaye batwingahinga mu bukire kandi nta burenganzira bafite bwo gucuruza. Madamu rwose mwe kujya mubona mu miberewe neza ngo mwibwire ko hari abantu bose batuye mu ijuru nk'iryo mwibereyemo. Ubu sigaye ngugu ni nkokora nakwitsamura amenya akenda kugwa. Amenya akagwa. Yewe ufite ubukire bimugaragaraho kandi ntuyobewe ko abakozi bo muri kapitali ukwezi kujya gushira benshi baramanitse imbabura. Ninde wabimenya sibyo ngibi. Ukora Noneho muzave mu mujyi niba ntacyo mukuramo. no washaka wa mwana wawe yakwigendera. Ariko se mwese muvuye mu byo ducuruza byazajya bigurwa nabandera. Iyo gira uti twajya duhenda abande rubanda rugufi twisubire mu giturage. Ariko reka nkwibarize. Shone buryo uzamura ibiciro uko wishakiye aho buzi ko ubugusha ifaranga ry'igihugu. None se wacuruza utunguka ntube mu kirubucuruzi koko. Kunguka no kwibana biratandukanye. Naho gutuma ifaranga leta agaciro saba abacuruzi bagatanga. Yewe. Ahubwo ni mwabategetse. Umunsi umwe bizabarushya. Gucuruza kuri twe ntabwo agushinga ngo nuko dushishe. Uko tudashirutse ubute ngo dushaka imari ku buryo bwose byaturangirira aho tugacyura umunyu. Ahubwo nagira ngo nkwibutse kuri ya magambo yacu wirengagiza. Te nta magambo tuzanye kuko ntacyo duhuriraho. Kandi nayo wabyivugiye. Ye? Kereka niyo wenda haragakiza wazanye mu kabiriti ngo tujye kwirira mu nzu. Harubwo serutse mu nyunga cyangwa mu miyove. Kugira mpe mu miyove. Ngo warisheho kakabuye gakomeye. Akabuye. Kakandi gakomeye. Ngiri bavura ubuse yushyiranyije ndahita mushyura. Subiza umutima impembero ntazaho ncuruza dore ko yabatwaye uruno ruhande. Umva sekisha amahirwe bagenzi banjye. Ariko yabivuze atabiciye ku ruhande ubundi ko nta mvugo nk'iyo tumenyereye. Ahubwo ntagira ivo arantera igihe kandi nta gihembuki. Ndetse na modoka yanjye yagiye ku Gisenyi buri hafi gusesekara hano. Nizeye ko ibyo natumije babinzanira ku giciro cyiza kandi gitoya. Maze nkazabyungukamo inshuro 3. Kandi koko deserazana ibitenge byiza biteye ubwuzu abagore bo kwibereshi we. N'amashati meza n'imipira. Ibyo nari nabitumye rwose. Maze twagendera ikimero abagabo b'intiya bakamira amazi. Nanze kubaca mu ijambo ariko. Vuga icyakuzinduye mafiyeri kuko ntawe ufivi ku nkunda. Ngira ngo byawe samabanga kandi niyo byamabanga ntabanzwe ngo azarimena. Narinje kwibariza bwana wawe niba noneho yemera kunguriza 90,000. Nibyo kwigurira ikibanza kiri kwa Yusufu Nyamirambo. Yampaye igikwembe cyo kwambara. Yaje gusaba amafaranga nanone. Erega kwa shuni ni kwa sesa bayore. Maviri. Aho nubona ntuzamaganuka ya kuryoshya amagambo ugira ngo hari umugabane wawe urimo. Niba ufite ubwenge. Byahuguza wo mureshya. Yampaye. Naho kwa shuni ntacyo uzahashuna. Yego ndabibona murashaka kunkurira inzira ku murima. Kandi sinyowe ko ntagomba kujya mu majiji ntari umujiji. Wabimenye se. Nyamara rero uretse ubukire bwanyu bwabahaye bararishya. Ubundi turi bamwe twese turasa. Eka naho usa nkaho. Oya ntabwo dusa rwose binuka. None se ntituvuka twese twambaye ubusa. Yego tuvuka dusa simbi hakana. Ariko icyo wibeshyeho kandi ukibagirwa. Nuko imigisha dusumbanya no mu nzego z'ubugingo. Ariko hari n'ikindi duhuriyeho nubwo uvuga ngo ntitureshye. Ubundi banyu ntibakomoka iwacu. Uretse ko waje kugera ku ifaranga ntiwongere kuhikoza. Yewe naho duhuye na gatoya rwose. Kandi yo nagize ibyago nkavukira ku murenge wanyu sinahisemo kuhabonera izuba. Naho undi amahita amaza kuza ntaravuka. Sinari no kuhafata. Ari hakane wabo. Ubwo rero muranyihakanye kandi ari mwe nari niringiye. Oya so kukakana uko ntawe twize tukumenya. Ese washatse kutwikonesha witwaza impamvu zidafashije. Rwose musigiho kuntoba. Ubundi uza kunguza amafaranga ngo urashaka kubaka kuko ndakubakira ndiso. Kunkuguza se ndavuze ngo umvye. Oya. Ntakwizera mwene Rwanda. Kabone niyo yaza yambaye ingabire nka kangabire wanjye Fatuma bose. Nakumenya ko ntore we. Ariko ubundi barinda kuza kwiyambazura imana yabo. Nanjye byaranyubiye. Bahise mu bisigiti no mu kiliziya ko atari cyane Kigali. Ajya akomeza kuyambariza ku mashyiga. Ntibasiga ivu bagahinduka ibivurivundi baze batuvumvureho. Ariko madamu rwose reka kuntuka. Mbese hano bigira ko ari muri Caritasira? Ko numva ngo nibo bafashe imbabare. Ntibayibeshya amayira. Ambwire muhungu yamuyobore. Ngira ngo ibyo mungire nk'iby'ifundi gira ibivuzo. Mushatse mwarekeraho. Muranto byo mungize se byondo. Ariko rero umenye ko ugasuzuguro kanyu kazabashiramo umunsi umwe. Vuga ko hazashira wowe utakijyana urwara rwo kwishima. Naho twitureke dukomeze dushishe mu byishimo byacu. Ndetse ndakeka ko toto yabitunganije. Ngwino twigendere.
nanjye rero maze kurambirwa amaganya yawe amagorwa baje kunganyira haho ne nyirasenge ko baransiga ibyo gufusa magorwa nanjye naruha mashiri ubu ngiye kwifatira cyose mu cyayi kugira ngo nikizikize bakano murantumiye se kuyo nawe ntumbiye nimwe ntabura bwanjye burimo fure twebwe musigare mwehereza umuyaga mwikuze se rwakira mutereka abakire tujye kwinywera amata y'imari erega batagira urufaranga turagawowe ahubwo turashize ndakuriya mugabo n'umugore bateye kundi ariko amoko arakwira rwose umenya hari barisize umutuma batazapfa ndetse abantu batagira umutima wo gukunda abandi Imana bakaba baragize ndayabona amafaranga reka bari abantu barakabije rwose ariko ko muvuga cyane ubwo niba bumva bakaza bakatwirukana turerekezayo noneho yego koko disi kandi twari twizeye ko baza kuduha akazi nibamara gushira uburakari ahari tugize Imana batuvungurira ku mari yabo imari ya shuni bitihise bakatucumbikira cyangwa bakatugaburira babagaburira ahubwo derege n'inzara iranzambije wowe uracyavuga jye nashize ese ubundi murabahe ko ndeba munyuze mu maso mbazi jewe iwacu ni mu Rugarama rwa Bwanamukare hafi y'ishyanda ibutare maze kuri umwanya mu mashuri narashobewe nza nkurikiye insinga zijya Kigoma n'i Kigali hanyuma naje nyura mu ndoga yose ahubwo je ngeze ngacumbika none hano nshyitse Kigali nzambaririza akazi bandangira kwa Shuni barakurangiye ko ahora ni iki none dore abayo konshungera we n'umugore ngo ni Fatuma akazi ni koroshye kuboneka mu mujyi wa Kigali cyane cyane bidafite umwuga ngo witwaze baramutse bashatse kugusuzugura ngo ntacyuzi umwuga mukuru mu Rwanda no guhinga kandi ntabanushaga ndabizi uje guhinga Kigali rero none se ko akarima ni hari kagamo gakuramo agasabone n'agasegereti bagaye w'intekeshanya umukuru wanjye warongoye ejo bundi ibyo ni ibibazo byo kuza kuvuga none narebye kubaho kwanjye ni mu giturage nsanga nawe bizangiza niba ntekereje kuza mu mujyi yewe maze utekereza kuza mu mujyi usize ikigarama cy'iwanyu gitembamwe amata n'urwabo mbabara se dawe nshinyagurira erega mwana natwe dufite ako kazi uvuga ntitubaho nk'uko tubyifuza uko umushahara duhembwa wonyine nta kintu utumariye se namwe mwize za universite mujya mubunza imitima y'ubuzima bwanyu kandi muhembwa 100 nk'uko numvise babivuga yego wabikubwiye niko bitekereza cyangwa ubwenge bwe niko bungana niba atari ibyo yarose ko se sibyo wakubwira ko akazi ushobora kubona kaguhesha byibura 1000 byagutangaza hari ngo 1000 reka ntakoreye amafaranga arenga 10,000 nakwemera nkajya guhinga nubwo mbyanga cyane bikaba ari amabura kindi erega menya wajuje mademoiselle no ubwo se nakorera ko 1000 nkaguramo ipantaro cyangwa ikanzu iberanya nuko ndi umushana suje ushaka amapantaro none ubwo busa se ngo ni 1000 bwavamo umushana na wanirote gare ngo nyambare nanjye ngaragare nuko roto ibi birakajye biwangize bibira wazanywe no kugaragara uzikise ubwo se ubwo busa ngo ni 1000 ntaguramo umubavu uyu Zanzibari ngo murirangaho nyuze hose se na Zanzibari muraziziye mu giturage siko nazanyira umwana tuzabanana ubwo se ubwo busa ngo ni 1000 nabugura amase usonambi ngo inzobe yanjye idahugana maze mbizuba ri muri kirisi ukeneye no kwisi erega mukabuzanye n'imigambi hambaye mu mujyi none se kwifuza ni bibi ikibi ni ukwifuza umugore wundi kandi jyewe sindi umugabo icyo cyaha n'icyambarwaho nanjye rero Kigali ndabona nyikunze nubwo ishaka kunyakira nabi yatangiye menya ntawe uzatanira n'uriya mugore twahoze mbega abagore bambaye ibitenge witegereza ugacika intege utekereje ko ntawe uzakikugurira ufite uzanya amarere mbega abakobwa baberewe n'amapataro bigendera mu mudendezo kandi wacu biha kuba tukababonye nk'aho ari uwo bacumuyeho Kigali irakubonye we nakumvise za nkweto zagudire se najyaga numva bavuga ukuntu ziberanye na magisi zidoze neza yewe n'umushahara uvuga ntawe wabona uvuye mu byo byose yewe Kigali ni nziza abakobwa bayigezemo ibagera beza ugasanga baberewe n'ubugingo cyama nanjye nkazabona akazi badahemba 1000 cyangwa 2 ugahembwa nanjye nireba nkarusha umuseke y'ubwiza ngahora nisekera maze rero mademoiselle nkurikije amashuri wize n'ubumenyi bwawe ntushobora kubona akazi uzakora amafaranga arenze 2,000 na 5 sinabikorera icyakora ibyo ndakubwira nisegura kuko ubwizi yakuremye yaguhanganye butimo abasore baguhanga amaso ukabatera bakanyamuneza utabaye umwari w'umutima byaguhindura igihaha
ukabisibanira ry'ibihararumbo byarumbiye hano mu mujyi. wishaka kuntuka uribeshya. nangwa nawe dawe ya n'umukobwa ngaha ndaha wamwitwara yamukosha amagana nawe agira gukubitwiza akabwana nzira igitsina cyanjye. Magorwa humura twagorewe hamwe kuva tukigera hano. Ninkira nzagukiza kuko dusangiye gupfa no gukira. utinze kwagwamo gusa aho uzandeba nirihumye. None se ko numva ihakana twese ntituri abanyabyago kandi tukaburungano n'urubyiruko. Twese muvandimwe ntitwabuze amashuri kandi tutararabaswa. nibe nawe barakureba jya nihebye. Ariko reka twe kwiheba kandi tukiri bato. bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. uradukena kumvyimba nyine. cyakora kuza i Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero ntiriwe mvuga menshi uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki uje kwicana no guca amashu icumbi ryawe riri mu mateme. humura rero sinshaka kuba igisambo mfite amaboko sinabura akazi. naho we madamazera uje uri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. niwisiga kazumba turuka rushabera izo bidahanda ufite ipantaro ikwegereye kandi ugendera ku bugenge uzaba baye kigenge uri ikirumbu usebye abari b'i Rwanda uri indaye indara amazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaya. Ndakeka ko nimbura akazi ntazahura n'umusore mwiza uzanyijyanira. Uwo musore mwiza ni nkumeze ate? None se ko abakobwa turi banteze uzaza namenye uzanyitwarira ari uwuhe. Nuko rero nyine se kubizi. Cyakora kuko nize guteka neza nkaba nzi no gutera ipasi ndabona uwize muri universite tw'abana. Arererere ukajya kumubera umuyayi umuwo yese cyangwa igiki? Kumubera umugore. Uretse nyine ko yafafari ku Rufaransa ntitwumvikane neza. kubizi Ariko nanjye nziho gake akabonje usheri nikananira. Erega moko atareshya ntaramukanya. Cyakora undi twabana ni umuntu ufite imodoka. Nk'umucuruzi. Ukaba nka mukashuni. Umufonyisiyoneri ukora muri finasi ndetse n'umusirikare. Ariko uyu ufite inyenyeri nawe ntabwo ari mubi. Ibyago byawe rero madamazera nuko muri abo bose umaze kuvuga nta n'umwe ushobora kubona ugutunga binyuze mu mategeko. Kubera iki? Naho guhura n'abaje kukuraza cyangwa ujya kubaraza ibyo si ibyakera ndetse no muri joro wabona bikubayeho. Niba nabitekereza kubyivanemo kuko uteye amabengeza kandi ukaba uri mushyashya muri Kigali. Nizeye ko ibyo uvuga ari ukugira ngo dutere ubwoba. Mbatera ubundi wowe wagiye kuducumbikira ukanadufasha gushaka akazi ko twazaguhemba. Yego tisiwe. Hari nawe watwirengagiza kandi tukuza. Kubacumbikira sinari imbyanzi. Hanyuma se ariko simba ishobora kuko mfite igitanda kimwe mu nzu y'icyumba kimwe. Icyo bitwaye se? Sinshaka kubona mukumbagara kwisima nk'ibisimba kuko nta n'umusambi nigirira. Ntawe tukwaka. Iyo nzu kandi iri mu rupangu rwa Yusufu. Uwo mugabo akaba yanga bapangaye bamuzanira abasore n'inkumi mu kigo badafite uburenganzira bwo gutura muri komini y'umujyi. Umugamiza atera. Nuko bimeze. Reka noneho turagowe. Ariko se ko umukobwa madamu akundana gukiga muri kaminuza ari wiwacu. Twajya gucumbikira ukava ku turi baramawe baje kugusura. Mwabara mu bajye mute nta mugore ngira. Ufite fiance. Yego nkunda umwari madukoma ukiriye wanyu. Ariko ibyo byaho urwitwazo ngo bitume njya mu makosa ngo ndacumbikira batagira ibyangombwa byose. Mbese we kwavuze ngo ufite igitanda kimwe ngo ntabona aho turaza ko nabanaga inshuti yawe itarasibaga inda. Uko yirazagaye. Byose birakora. Aho mwagutari ngo rukwavuga isasira batanu. Rwose baducumbiki. Ariko nawe urashaka kumuvugisha n'akari imurore kugira ngo yivemo nk'inopfu. Aho uramushubirije rwose. Ndetse ntabwo nawe uciye akenge. Ndajya no kukwakira icumbi muri home ku bakobwa dukorana babayo. Urakoze cyane. Aho Magorwa yirwaneho n'umugabo. None se Magorwa ko numva uhigima uragira ngo nigirene. Magorwa we ari ikibasumba nyampinga ari nawe uzanywe no kwinjira idini y'ibisambo ukwiye kwitabwaho nindi. Twese dukurikije ubutabera dukwiye kwitabwaho. None twese ntituri abantu kandi simbona nawe yari nyiti gisambo. Yego twese turi abantu ariko siko tureshya twese n'Imana ntiyabishatse kuko ibaza imitima yacu ntiyayiringanije. Bizutese. Ntabwo ushobora kwihanganira kubona mushiki wanjye imbwa zimushiha nkaho nta bahungu b'umutima tubi Kigali. Je twamurwana. Zo mpohera. Ndetse reka mujyaniriza zikigendwa bene wanyu bataramunigana mu Kiyovu. Dore ko bene ngango bateye inkeke muri iki gihe. Bye bye mwene wacu. Kwigenderera ati kibaso. Ari wenda nudapfa none tuzabonana. Ndi mwene wanyu duhuriye wa mukobwa we. Nabaye mwene wanyu ntiwakwemeye tugapfa rumwe nkuko duhuje ibibazo by'ubuzima. Mwene data aho gupfa none wapfejo. Kandi kuba twahuriye kwa shuni none hasi byo byatugize inshuti nkaho twigiye mu ishuri rimwe. Igendeje. Reka umushenzi buriya yabaye ikihe byarangiye. Ntazi ko ari burare muri kasha karya makofa akikuza ikiboko. None haragatoye we. Base mugira twigendere. Siko gutwara umwana mafiye ugenda kubufindo gusa. Uriya se kandi ashati.
ubwo se ko yaraje gushaka aho akorera amafaranga wamuni bafite imari uti yashuni none se mwakamuhaye ubwo bwo kumujyanye ko n'abakozi ba leta mwamaritse imbabura kandi amatariki akiri matoya mafere umwari ujyanye uramuhunganga niki kubona ari ikibasumba ari izuba rya Kigali ryarasiba Buganza nari mujyanye kumushakira icumba aho bashiki banjye bacumbitse kuri home basheke bawe naho iyo nzira y'abanyamurengwe sinyigenderamo kandi ngenda cyemera iby'idini yacu itwigisha igamba ruhu rw'intama kumwa kandi tuzi ko iyo bwije muhindura ibara duhindura ibara se dute hari mu musigaye mwiba hareka abacuruzi mwaragashize tinyuka gutuka twiba twambura wari wamboni wawe mugatuma n'ibisambo kawe hari ngo bize bidusahura amadolari n'amashiringi tuba twashiritse ubute dushaka yemwe ahubwo waruzi ko namwe abakozi ba leta iyo tubabonye nubwo muhembwa make bwose twumva muduteye ubwoba bw'iki nuko mupakiza forode none se mutabudutera mutera ibicuruzwa byacu hejuru mutwaka imisoro ntabwo sari amategeko ya leta ntigomba gusora nyine simwe musuta amakuru gasutama maze mukadusonga muduhoza ibyo mutadutwereye tujya kugura mubi foroda rwose iyo nibutse kamyo yanjye yuzuye whisky muherutse gupakurira mu ruhengeri witwaza ko nasore gasutama numva nasogota abahakorera bose kujya utari wayisoreye se nyine wese abantu haye nyoroshye icupa rimwe ko ari rimwe nye ko ari rimwe vuga ngo kireka dukiza hasi tukaringaniza nkaho hari umugabane wabo uri mu mafaranga nashoye inshubuza koko yewe ibyo byihorere mafiri muri urupangu ndabona ugenzwa n'urugomo nka bene wanyu ndetse gira utaye bitaba nabi ubwo bizakomeye mvira mu rugo se mvira mu Rwanda danda kandi nturebe ngo nuko wanze kunguriza amafaranga ngugire mu ngurire yanjye nkurimo umunsi utari tuzabonana wagicucu cy'igicuruzo cy'igicucu cyawe n'igicucu cy'igicucu cyane amafaranga ariko arabona ngari danda nawe ari wowe tuzabonana uzankura iki se wankura gusa wibeshya ngo ikorera amafaranga aritwa nawe mpemba kigingi wanjye uwakurata amafera adafashije tsinda yihagoza amakositimu adoda amafuti maze nawe akiyakuvuga atazi ko havuze ruvuzande kwa mpaye impoga z'ibihugu harya mwana witwa ikibasumba urashaka akazi ndagashaka rwose wakampaye abambyaye gira uti yaba nkunze naho kubiyaraho ntaho bishingiye ko wavutse rimwe gusa rizima kandi nta muntu n'undi ukwiye kurongorwa wowe kwisubiza mu ngobyi kandi ukuze ubu se ndakuze urakuze koko rero maze kwivugana n'umupfasoni wanjye avuga ko yakubonye agasanga watuma tubona ibyashara n'abakozi benshi ugiye gucururiza muri rimwe mu magazine yacu ari henshi mu Rwanda mufite amangazini menshi se dufite menshi cyane ahantu heza rero nakubonye ni Rwamagana Rwamagana ubu se mbonye akazi ndakugwaye da urakabona rwose kandi ngira ngo ni hafi y'iwanyu kuko Fatuma yambwiye ko yasanze usa n'uwaho yabibonye ate nawe niho namukuye aho urishimye ko udasetse ndishimye cyane rwose ubwo ndabizi yifuza gukora mu mujyi dore ko hari abakobwa benshi b'iwanyu humura nzaguhemba menshi kandi nzajya nkwambika nakugaburiye uzajya umpemba ngahe nimara gukoresha ikizamini muri iri joro ndagira umushahara uzatangiriraho ngo ikizamini ikizamini ariko icyo nzabakobwa bose bankurira nuko icyo mbategetse cyose batakuya ku nshoko z'abantera igihe ntabwo ari byo umbwira ko mpita mbiruka niyo bigenze bityo ngahita ngurira n'amabana akabahindanya ibyo urabyemeye se ndabyemeye rwose none se wasuzugura shobuja ahubwo wajya ukazabucyura nicyo nifuza kunyumvira oya nzakubaha uko bikwiye nzakungura uko buteye ntuzahomba ari ibyo ubiteye nzaguteza imbere numpemba neza ibyo byiguhangayika amafi imari ntunze ntigira ingano mukobwa mwiza uhigira ubwoba nzaguhemba neza cyane oya rwose nzabakorera uko mwifuza uramenye ntuzasamazwe n'insoresore zizakurembuza zigakuka inkingi z'imitima yazo oya jyayo ibyo simbigenderamo nditonda maze zikakuremburiza kukubyinisha mu bitaramo oya rwose ntugire ubwoba ntabwo nzaguhemukira ndakwizeye rwose nanjye ntuzampemukira se kuko nkwizere none se nakora mu iduka ryanyu mutanyizera ibyo bikaba ari ibi ahubwo nizeye ko icyo kizamini nkoresha nza kugitsinda ariko erega ntibigoye nubwo nta bucuruzi nize ntabwo ndi igicucu mu kubara kandi niyo natsindwa wambabarira si byo se ibyo biraterwa n'uza gukoresha icyo kizamini si wowe se ni yewe ahubwo reka tugende bwije bakugaburire bakwicyaye maze bisange mu rugo rwanjye yewe ngire vuba ahubwo nkujyane no mu irushanwa ariko rero icyo ugomba kumenya ni ukujya wirinda umugore wanjye kuko arafuha cyane bikabije avuhira se mu bigenze bite ntumuzi wowe
arafureka yabonye nsakirwa n'utwana duteye neza nkama. Nafureka mu mafuti nta mufudikiye nzajya gushaka akazi ahandi. Kandi nshaka gukoresha. Cyangwa se azabangirira ishyari nkaho ndi mukeba we. Naho umure nditonda azahorana umutima mu gitereko. Ariko ubundi uremetse neza hakiya Mungu. Mugize ngo iki? Ndabuze ngo Kamyange yagiye kugeze nyine no kuri Goma iragiye no ryari ko yatinze ra. Iryo rushanwa se nimwe mu burenganzira bwo kuri ko. Mbese buryo cyari hano wangegera we. Ntabwo ndingegeraga. Ubu uracyari gukuntu uza kumenera ushaka ibyo kujya n'amafaranga. Ntabwo niba. Reka nje kugira abararizi banjye baze bakumuna ingingo zose iyo mvunu zayisazanye. Nuje Imana ntiwagutsindi. Kibasumba. Karame. Mwana mwiza mwira nkwereka aho uyinjirira uje mu nyumba yanjye. Naho magorwa po mureka gorwe. Magorwa koko ndagowe. Mana yanjye. Kigali n'izindi mu ishuri ko ari capital mu rwa mukuru w'u Rwanda. Ko nayize siko nyisanze. Yenebiraga ko hageze bamusanganiza umusango utagira urwango. None no kozi umushoje ahita guhunga nkaho uryana. Hewe. De naho tuze baraboheje ngo banyice we. Ayiwe. Kanyizwe n'amaguru. Habari shuni. Ntabwo duheruka kagira rwose. Mukomere cyane. Amahoro se. Amahoro da. Gakuruka nari mbizi. Nanya nangukumbuye mpitanze. Karibu. Murakoze. Karibu. Murakoze. Ngaka gatebe. Murakoze cyane. Wabazaniye ka chai? Chai rwose yamfasha. Cyane irimo icyutse. Ko siyo cyose. Ingano yawe data ko wanza nukishinga kizakuza kumerera nabi. Aha. Nzishwa n'ikindi. Ariko nuko wakimegereye kuva mu buto koko. Oya nzishwa n'ikindi. Nanjye nyambikunda gikunda cyane. Byo ni nk'umuco wacu. N'idini yacu. Sawa. Ariko se muze Yusufu. Ubu bifaranga ukura mu mazu zakiza yego. Kudaheruka no kurongora nibura ngo duhakanya ko kinyweri cyayi icyotse. Reka wishunga shuni dore ko hezwe kuruta abanyamashuri kugira ngo twese dufite imyari zimwe. Uyoboye ko mfite imishinga itoroshye imbere yanjye. Muze uracyasize ibanza kandi bura kuri ibibazo by'ubuzima byarashize. Ntagiye ibibazo bishira mu buzima umuntu akibereyeho ga. Ivyo byo. Ntundebe ngo nuko nshaje n'iminsi ikabingira amajanja. Ubundi wanakuze. Ndacyafite ijambo mbwira abanki. Ntusubiye ko nta muhungu wanjye nawe nubakira. Kandi Nyamirambo warayujije bahanze amaso. Kugira ngo dukomeze kubaho neza rero. Ngomba gushakisha amafaranga nta gushinyika. Ibyo byo koko nuko yashaka nta gushinyika. Ngakomeza ubucuruzi bwa magendo. Naretse no gucungira ku mazu yanjye 16. 16. Kandi ngo bahanga. Webye ntago ari menshi cyane. N'udumbi 62 buri kwezi. Burya namwe mufite mari nubwo mudasa nayo. Aha, umbona ute? Mbona muhora mu bikanzu no muri zacomeka nkaho mwacumuye ku mucungu. Ntuzansuzugure. Kugira ibintu so kubyirata nawe. Ibyo byo birasanzwe ariko abagore bacu dushakira ibitenge kwirayide no kubunani bagahita bafata amabarabara ngo rubanda barebe ko baberewe. Ariko mwe mwagiye mugereza mukagura n'agapantaro ntumure mu makanzu. Je muzehe Yusufu rero. Nezezwa no kubona ukwezi kurangira. Hapanze mu rupango rwanjye bose bakanzanira amafaranga. Kandi batazi ko ukwezi kuzarangira bakiri. Kiro tukayora bakakuyorera. Maze nangira akamati ibyo binote by'imyakira by'ibihumbi gusa. Ndakuda ye. Umutima wanjye ukazamo amahumbezi. Ibineza neza bikansaba. Maze nkamira amazi sasa. Icyayi na chotsi. Ugatamira koko. Ni. Muzi aho waruzi ko none n'abazana ibintu byiza cyane kabisa. Heza bisikise wazanye. Hari ibitenge byiza biteye ubuguza abagore bane. Hari ibitambaro bareba bagatamba. Ndashaka kubireba. Hari ibikapu bikoze mu yewe ngo amasakoshi meza ashimishije abakobwa. Ibyo nzabyungukira nkunda biyumvise. Inigi nini ntoya z'amabara y'urubogobogo. Nisho. N'ibindi by'akataraboneka. Amaherena y'amabandikano n'abapfumuye amatwi. Ibizori n'amavuta y'amoko yose. Yesu cyafite ngo nanjye nigurireho. Ariko suramenya ntumpende kandi nawe utarahenzwe. Yego sinaguhenda ariko none sinaguhenda henda. Kuko ibintu byanjye arakataraboneka mu Rwanda. Cyakora cyo nizeye kutanyinisha. Ntabwo kukinisha nenda guhaho. Tuje bari ku finance batranye. Niko ye. Ushaka mbonye imifuka.
ishyano yasina abashakashatsi bose ntumvira ko yabuze byose ntacyo mbuze ndayifite ejo bundi nakuye i Burundi ariko rero iyo nyikoshaho byose ni ukumvikana abantu nakuna kandi uzi ko kubaho ari ukubana ntitwabanye nabi kugeza ubu ndabizi shangazi wanjye siwe wigeze kuvura umugore wawe arwaye mu nda ibyo ntacyo ntaho bihuriye n'amafaranga kandi ndibuka ko twamuhigwa 3,000 tumuvura ubusa ntabwo ari byinshi niko baraguhenze mbwira neza icyakuzanye niba ari ukugura cyangwa se kundangaza nta gihe cyo gutafite ni ukugura ibi ko ndi umucuruzi ndashaka kwerekeza Rwamagana hari umukobwa wese ugomba kujya acumbika muri ya nzu yanjye maze kubuzuza kandi akazancuruza yego bimeze watunze amaraki murakemera dawe nkanjye shoni wakwiriye u Rwanda hose ubwo n'undi mugore ugiye gusohoza ntumeze nkanjye utega zivamo nkaba nsigaye nsimbukisha amavi umugende nkabona nta mugeni bitoto nakwibonera ufite amafaranga ntajya asaza uretse jyewe kandi yashaje ntabura kwisazura ku nkumi nziza zaba amaso y'inyama niko ye urashaka tumifuke ngahe ya simana n'amayura ngahe ngo tubifangure tubitunganye ibyo ufite byose ndabikugurira cyangwa wumve njye kubicururiza muri butike ya Nyenzi abakungukiye ayobozi kandi ahataho barujigo batazabitwara bagira ngo bariye karungu akazi kabo tuzivuganira nagira ngo mumenyeshe ko babagabo bambara ingofero zera bamaze gusesekara mu iduka ngo barashaka lisansi abo saba gendarme umenya hari abasirikare kuko bambaye imbunda ku mikandara yabo ntiduko wasize nde hasize madamu hariho arabavugisha neza habwira ko lisansi dufite ari imodoka zacu ko twe ntayo twigera ducuruza abajije ahundi bahabajije ariko twavuze ko wagiye kurangura ko udahari aho ntibagiye muri stoke ngo babe bya bintu byiza bipanze mu kamyo zakuye muri Zaire umenya bataragerayo kuko Fatima yagumye ku rugi akaba yababujije kuhinjira ahubwo nsize abereka ibitenge by'ibeyi bimanitse hejuru ngo bazagurire abagore babo bya bindi byiza bimwe bihenda maze bakamuseka cyane kuko bakiri ingaragu ubu ninde uvugira iwanjye ufite ijwi rimeze nk'irya nsoresore mafiyeri aha ubwo wenda kurikiranye ikibasumba kerekere niba ari mafiyeri yabaye rujigo rakujwe nutamufata neza reka ndetse nigendere shuni uramenye ikibasumba nta kibazo mufitiye kuko nta makosa arimo uretse gushaka kumurangaza ku bintu by'amafuti gusa mumbabarire abantu bakuru ntabwo ninamenye ko ari mwebwe ngize ngo nunyinjiriye mu gikari sengeho kukubabarira kuko imbabare zijya kwa muganga nk'ukunda kubibwira abakene ahubwo nagira ngo nkumenyeshe ko ibyawe byose byafashwe na leta kucuruza udakurikije amategeko ngo ncuruza ndakurikiza amategeko shuni ntuherutse muri Zaire ukazana amakamyo abiri yuzuye ibicuruzwa utabinyujije kuri gasutamo harakubeshye ngo iki shuni mu mashuri make si uherutse kuva Bujumbura mu bujura bwinshi maze ukajojobya abakozi bo kuri duwane ugeze mu Bugarama imodoka yayikuyeho icyapa ugira ngo amaso ya leta ntiyaguteye imboni ibyo ni ikinyoma bwana shuni w'umushukanyi si wowe ushishwa nawe ugasohokana zahabu y'u Rwanda uyijyana muri bigaga utazi ko uri mu bisambo bisahuriye umutungo w'igihugu abantu ntabwo mpazi wallahi shuni mvuze amafuti yawe yose ntabwo nayarangiza ahubwo nkaba nkumenyesha ko ibintu byawe ufite muri stoke byose maze kubikacira bigomba gutezwa cyamunara kuko bitanyuze mu nzira nziza oya ntibishoboka ko mwantwarira ibintu otoya ariko namwe murakabije ejo bundi amakazi yanjye wisi cyose mwahaswaga hanze mu ruhengeri kandi nayo mwari mwaranguriye wari wayaranguye he none nibyo nikuriye muri Zaire ngira ngo niyo muri icyo gikomere mwanteye nabyo murabijyanye koko utumwe yo nandese tebo nabijyanye oya si ibyo byonyine menya wagize ngo nibyo tujyana gusa kuko nawe tutagusiga hano erega muri iki Yesu ugushinyika naje nje kandi ntugire ngo ni bwa bundi ntabwo ndi jyenyine dore abasirikare bagutegereje hirya ku irembo hafi cyangu ariko se twakumvikana akira bitanu giye kunywa fanta basi umva bwa bucuruzi bw'abacuruzi bamwe na bamwe bibwira ko barushigwa tuvuge ibintu bidafashije mubyeyi bishatse twakumvikana akira 20 basi mubyeyi rwose mumbabarire mwakira 500 basi ko bingahe 500 mumbabarire dore niyo mazi mbaboneye babyeyi maze mushyigikira tuganire tugira n'umushyikirano shaka mbwa ifunguro umpaye ndaryakiriye nivyo nshaka ariko niwongera kwica amategeko y'igihugu bazagufunga ntuzakagisha ubutazi ntabwo nzongera nabusa ndetse genda vuba ujye gushaka aho bihisha cyangwa ibicuruze bishiri cyakora ntugire icyo wishisha hano ntituzahagaruka vuba murakoze rwose mubyeyi iyo mubijyana naho byari kuba umwaka ngahomba byose bigahomboka bidahomboka se aho ntibwira kurusha leta amaboko yego sinyirusha amaboko ndabizi ariko amafaranga tumana na twese ashobora kwirusha amaboko n'ingufu none se umugabo ari kure
ngweke mbese abaseke nigeze kumva bavuga bagiye. genda unyaruke barebe ugaruke umubwire. Ngwino tugende madamaze. Umenye icyayi cyahiye kandi inyota iranga ikica. Mbega umugabo w'igicucu ngo ndamwumvishe icyuya kikamurenga maze ngatangira kuvubura ibifaranga. Ya. Ariko ndamurenganya arafite icyo arwanaho. Ampaye 500,000. Mvuze ijambo rimwe gusa 500,000. Ariko yana bakije miliyoni wenda. Mbega Imana ngo zirambonekera we. Noneho sinkiguze ikibanza cyo kubakamo. Ahubwo ngiye gushaka inzu abari yongura. Naho ubundi sinabonaho nyabika kuko nabaho nyanywera agashya nta cyamariye. Jya. Harya ngo ibintu bita inyoroshyo. Nange ngiye kuryaho numve. Sabiryo hanke ibindi biryo. Dore ko nari narenganye ntararebaho kuva narangiza amashuri. Yewe harakabaho Sejerari. Wampaye uyu mwanya mwiza wo kujya mvugana n'abacuruzi. Akankura ku murimo wo kwirirwa mene ku mutwe ngo ndandika za Jeronere mama wakagira Imana we. Kandi zari kuzangeza he? Ya. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima mama we kubona imari ntangayitse byose biturutse ku gitinyiro cy'umurimo nkora. Yewe genda 500,000. Yewe reka ngende nkore raporo mvuge ko Shona atagira inenge ko acuruza akurikije amategeko kwija muvugaho by'ubumamyi bamubeshyera ari umwere. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima angwe se ndayaturuka mukagira Imana mwe. Nawe zo ziza ngomba kugura ni ya Yusufu Nyamirambo. Mbonye agenda ninjiye hano nawe kandi mbona acuruza ndamwiyenza hampe 5 niyanga mukorera ibitangaza sicya ndetse reka ngende gwiza imari ngende nshonshoma amata aryoshye nsame byari ntaritse ibyiza abari Rwanda rusha amahanga. Mbega ngo biraba byiza 500,000 nabera ndetse ndarongoraho bukera hashe dore imari rihirahinda. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima twihumbire hamwe. Naje kihira amagorwa. Dore ko agize ngo burya muri ryajo ndapfa. Suye ni magorwa ra? Ni jewe nyine. Aye. Sinapfuye rero. Imana ntirenganya umvuye iwabo bazimunje w'abantu. Sundi wabagaye. Urahambariza iki? Mvuye muri gereza ubu ndigenga. Ariko naho se yabo hansubiza ngo niri ubugari bwaho. Wasubiyeyo? Shati nasubirayo. Ubugari bwaho. Maze nka burya umuhungu nkigaramira ko kwirirwa nimenere saze muri shunta giro niyambaza. Maze rero dore nkurutesha. Nkuze ni fence wawe na nyoko nkije amabandi. Yaragiye kuba tuzi ko afite kose. Cyangwa wahoze nawe kubambura. Ariko shabansuzwe kera. Sinambura. Urakoze mwana wanje urakoze. Bari bantwaye udushwangi twanjye maze ubiruka uratubaga. Cyacho aho ntibari babishe. Be mafiye ni wowe? Muraho mama. Hobe. Mukomere. Gira abana. Ye. Uracyakoma neza mafiye? Yego. Uraho neza mwana wa? Yego muraho mado. Uraho. Uraho neza? Yego. Mukomere. Mugeze no? Umuhungu wanyu Samayo kabaye umuzungu. Uyango aracyakoze amaguru hasi kwasigaye agenda hejuru nkakagoma. Ariko shasinze icyo ushakaho. Ngaho ni muramutse mwebwe murakeye. Naho jewe nta muntu ukirukara kuko mukozo yahita yakamaze gukaraba. Ariko shaha. Bana banje ivyo ni ibiki ko bidasanzwe mu muco w'u Rwanda? Baza amafiyero wawe. Ni ibiki rwose mubana mu mujyi wanyu? Bana banje mwibe uko cyera u Rwanda rukiri u Rwanda abantu bari bazi kubanirana neza. Amafiyero si byarabizi. Waba ubonye nk'umushyitsi ukamwakirana igishyika n'urugwiro. Maze ukanamufungurira ku byasanga. Ndi umuryango utabara imbabarese. Ndetse ukamucira n'isasa agasinzira. Akwakiriwe rero none. Sasa hehe hano ko ari Kigali. None wowe mwana wanje mafiyeri. Ayo mafiyeri ni mafiyeri iki wadukanye? Kwibyo ngibyo bitabaga iwacu Rwanda.
winsetse Ibyo bisazi warwaye ni bisazi iki mwana wanjye? nyamara ndi muzima. Usigaye wirukana urubyiruko nkawe? None bose bazajya baza guturamo iwanjye ngo nukwakira urubyiruko ngo ni imico nyarwanda. Ukabirukana maze ugatuma barara barutimbagura akarengane nkaho hari uwo rwishe cyangwa rwibye. wakubwira uko yangize aho yapfira umutima kandi abakobwa bamutwara uruhu n'uruhande. Omva Abakobwa? Mvare uravuga wagira ngo ninjye uvuye muri prison noneho. urumva bamutwara umutima mwiza bamutera umubi. Ubwo se ntiyantaye akangurana icyomanzi kindi aramazenga twari duhuriye aha dushaka akazi. Niba ugira ngo nteranye na fiance urata igihe cyawe. Mwana wanjye Mafiyeri. Ko nawe unzaniye mama zane ese nibyo zari bikuzanye? Fiance wawe se ndamuzi. Wabaye ikiruhuko kandi warabaye. Umaze kuvuga ngo iki se? Warabatijwe ukiri umwana ugakurana umutima wera. None Kigali yawusize imbyiro. Usigaye usa n'ingurube kandi wari inyange yerade. Aho heruka batizwa. Mafiyeri we. Ese muzabona ukuntuka. Ariko mwamubabariye mukamuha amahoro. Ibyo byose nibyo biganiro mu mutuye byo. Yego rata. Madonna niwe ntagira. Ntituvuze nabi, uwo Imana yaguhaye kumenya no gukunda, uzamubona dore Kigali iranzira muhindanyije kandi ntabishakaga. Erega we muswahili kandi nta giswahili azi. Umuswahili mwana wa? Mvyihorere. Twebwe ro data tutize ngo tugomba kwicunga uko tugenza uwo mujyi no kwiba. Yo. Ariko naho baraturenganyaga. Wewe wakwirirwa wawe urubona abana babakire birenze icyayi n'umugati. Utuvungukira bakatujugunyira imbata kandi wowe uraho ufite inda. Bakagira ngo wewe ko kuzatungwa niki. Mwana wa bakagaburira imbata? Uhari. Abantu bana bo bicwa n'inzara. Imbata se ko ari izabo uru wabo. Ko bazirya sura ribwa. Ntacyo bitwaye. Erega we ntabwo bene twumvikana. Bakaba imbata se imbata ni izabo baje kukurera se. Ariko ntacyo. Dore jo bunini navuye mu buroko mfungishijwe na shuni ngo uko namatse akazi yakanye mahanga kuviwe. Ibyo gusa? Hasi wakwimye akazi ugomba guturama iwabo. Kuba bakakwimye ugomba kugenda. Ntacyo. Ariko naje nitegereza mu mpara ukuntu barya inkoko. Bakarenzaho byeri konje. Fa nawe mururumba. Ntekereje ko nta n'umwe yafite kugira ngo nigure agakombe k'icyayi. Numva mu mutwe harazungurutse. Birumvikana rwose. Muzi umugambi nafashe. Nuwuhe? Nakugira inyambo n'umusirimu wasinza sohoye ibinoti mu mifuka y'imbere. Maze nshikusamo ikinoti cy'igihumbi. Ntarabivuze ko uzanywa no kwiba. Se kwa kwirwana bo. Nuko rata. Bose birwanyeho batyo se. Ndiruka amaguru nyabangira ingata. Ankurikiye mutera amabuye aragenda. Mwana wanjye siyo bagufata? Ntimwumva wiwohoza ndeka. Bamvanye hese. Yango ndi gicucu. Muziki w'amafaranga nakoresheje. Niguremo ingorofani yo kujya mpeka mitwara y'abaturage. Kumva n'icyonje. Gusa nakosheje. Aho utakojeje se ni? Ariko ntabwo nakosheje. Wagombaga kuyakorera ntagombaga kuyiba. Nyokorera yese harukundi. None se ko nta sambi wacu mfite. Ngo najya kwihinga. Se nta gasambu kandi Mafiyeri wawe ngo akaba yaranze kunshakira akazi cyangwa se ishuri y'ubukanije. Umujura nk'uwo wamushakira akazi wowe ntazagusebye. Warampemukiye cyane. Mafiyeri sigerageza. Ubona ko nari kubigenza gute koko? Yemwe. Aha, jye uyu mujyi wanyu ndabona ari amahanga. Yego ndabizi wanyu hari ibibazo by'amasamba adahagije. Kandi si wanyu gusa ni mu Rwanda hose. Ariko rero ibyo bibazo ntiwagombaga kuza kubitura umwana w'umunyarwanda nk'ari utanga amasambu. Rengera. Naho iby'amashuri umubaza nawe ntiyanze gukomeza kaminuza ngo azane diplome y'ikirenga nk'abandi. Tamukora se. Ntumurenganye si ukukwirengagiza ahubwo nuko nta bushobozi abifitiye. Mwihorera kumya borojya akomeze kuba ndegera nkaho muri abacamanza banjye. Ibi nawe biri biravugwa. Yego rata. Mbese ko mu ruko byakuviremo gusara. Reka tuzakujya n'indira wagisarewe. Wintuka. Ntabwo ari ukugutuka nta utasaze nyine. Naho ubundi urango kamena amatwi abanyamurava b'i Kigali. Mwana wanjye urabeshyira undi mwana ntabwo yasaze. Ntabwo mwimviye ko yibye se. Ahubwo aravugisha ukuri nubwo kuryana mu mata. Umuntu wibaka byigamba. Mbese ubwo busambo mwadukanye mu mujyi w'abandi n'ubwiki. Ko numva ngo mukorera amafaranga. Mwagiye mwemera mugatungwa nayo mukorera. Kamenya Mafiyeri yagenda. Umuntu wibaka byigamba we wamuzana mu rugo rwawe. Mwana wanjye ko numva ngo ukorera 100 ku kwezi. Ingwijana. Twe tuzi ko akorera 100 ku kwezi. Iyo nyongera yindi ni icyo ushaka. Tishana. Mwana wanjye. Wabwiye hari n'ubu yampemba. Niko mwana wa. Uyobewe ko kwiba ari bibi. Ko ari ukwica amategeko y'Imana n'abantu. Erega ntabwo yakabimenye nyine magorwa uriya. Rwose kukomeza kwiba none bazakuvumbika intoki muziko wazatakira nde? Gutungwa ubwo nari gutungwa n'iki koko. Mujye mukora mureke gutungwa n'ibyo mwibye. Naho kuza ngo Mafiyeri ahembwe 100 se nimwe mu bimpemba cyangwa nabihembwaho. Nakwishingira abanyarwanda bose nk'abamagorwa abo ngabo bose. Ntibishoboka. Yewe
ndabona bampinduye umusazi kandi ntwaye umusaraba w'ubuzima. Reka mbareke njye gushaka abapasari b'itagisi yanjye. Mbese burya ufite tagisi? Tagisi ya yese ndivugiye ingorofani yanjye twara imizigo. Manuka rugenge bantangarira cyangwa ntera kivugiza ngende n'igivumbi nka kigingi. Utaniye na kigingi subundi. Ngari cyose. Cyokora mukagusa. Wagize ngo kigingi ariba nkaho. Rata mu bye w'amafiri rero. Urabeho. Gaho beho mwana. Komeza umuhane nubwo ntaho hano hanutse. No kugerageza. Ariko nawe wari wanze. Kandi nawe rero. Nusubira wanyu uzabwira uti magorwa rwego Kigali. Aho ndwiteka nk'umwana utagira se. Watashye. Njya hehe se ntaho nzajya. Uti kandi ntimuzategereze ngo azagaruka aho iwanyu. Yabaye ngegera. Uti ntajya kivurira asigaye yari kivura ivundi. Nta kazi kawe. Utasigaye akirana n'iminsi yabaye ikihebe. Aragubwo ni nkoko arabunze mu iteme yigunze abandi barire nkoko mu kiyofu. Yo. Baba yakoreye. Weho ndahafashe ngiye gushaka icyo ndare nta gihe kurimba ngifite. Genda wenda narabona ruki. Yo, mwene magorane uri arababaje. Kubibandi yarangije amashuri abanza ari uwa mbere. Kuwa mbere sibyo ngibyo ngira ngo ntawe bihure n'ubuzima. Iwabo rero bumvise ko yabaye karani, bibwira ko ari karani wa wundi wo mu biro, batazi ko ari karani ngufu. Ariko shenge yigirira neza Imana izamuhembe. Yadukijije ibisambo byari bidusahuye. Ubuse bazana iki hano ko ne ku kazi ka leta? Mwana wanjye, urumva ibyari ikibazo? Ko twari tuje ari wowe dushaka none tukaba tukubonye. Mwashakiraga iki se ko nabwiye ko mutagomba kungendera muri aya matariki mabi? Hari igihe siba kubihanangiriza kuza Kigali mu ntunguye. None se ko twari tugukumbuye, ibyo byatubuza kuza kugusura. Nkumbuye? Erega iyo tutaguherutse agatima gahora karegareka. Ariko hari n'ikindi kinzanye. Icyambere ni ukukubwira ko mushiki wawe Nyiramakumi azashyingirwa mu kwezi gutaha. Ni byiza. Inzoga twarazinyoye. Ikindi nuko muri umuna wawe Kajunguri ngo yabonye ishuri. Yaragiye se? Amafaranga ntaraboneka. None sibyo birandeba. Birebe nde wundi. None rero mwana wanjye. Kaba nagira ngo umenye uko ibyo bintu bimeze maze nawe ugira icyo wakora. Nkora se nkora iki? Nyiramakumi arifuza 20,20. 20? Ni ibyo kugura ikanzu yo gushyingiranwa. Nkabitanga rero. Arashaka ndetse n'5,000 by'agatimba. Agatimba? Agatimba kandi bambara. Keza kabageni. Arashaka kandi n'udukweto twera. Ndetse hari n'udufuka twa tundi bambika intoki. Yewe. Muzamushakire kandi ngo n'umutaka bazagenda bamutwikiriye yatamirije indabo. Mama we. Ndetse ngo arifuza ngo ko anamugurira n'ivarizi yindi nziza ngifite amabara meza ndetse ngo n'amavuta yandi ya bwashirini ngo n'inazi n'imibavu imwe bisiga maze bagahurirangana inzira yose. Yamaye nka data. Kano nagatangaza ariko bukeka ko ndinde. Reka se kundogoya. Ndakumenyesha ko ubu ngubu dushonje cyane. Icyo kibazo se cyo warukizi? Reka ndumva nabaye ushobora byose. Dore guhinga ntitwabuze guhinga ariko dusimba twatuririye imyaka ibishyimbo n'amasaka none ubu ngubu twitungiwe na Nyagasani sinkubeshye. None muri bushakira umutungo wanjye. Rwose mbese ko ndeba bikubabaje uragira ngo niyambaze ndi. Mwana wanjye ko ari wowe so yansigiye. Mugomba kubera ko nta mafaranga mfite. Kandi iyo nayagira ngomba kuyakoresha ibyo nateganyirije. Mwana wanjye iki? Ubwo mwikorera rero ngo mugiye kwikorera amafaranga nkaho ndi kese de Paris. Uramenye se ntuntuke mu bifaransa. Mwana wanjye ntuntuke rwose ndagusabye. Ibyo bifaransa ntabyo ni ibibazo byinshi ngomba kurangiza. Kandi mudateze kumfashamo. None se twiyambaze ndi mwana wanjye. Rimwe muravuga ngo mugiye gushyingira umukobwa wanyu. Ariko mukibagiza ko ntari nanasaba ngo ntajye inkwano nubwo umukobwa namubonye bwose. Uzabusaba. Tuzabusaba. Ariko muribagiza ko ntarubaka. Kagira naho ntaha. Yise sinzu tuyemo mwana wa. Siyo nkodesha se simara ntanga 1000 by'akamama. Murantagisha ngo bari umuna banje babonye amashuri mu mahanga nimba atangira amafaranga. Mukibagizwa ko nge nariyihiwe na Caritas Rwanda. Ngabyabananiye mwemeye ko banyirukana. Wamuturangiye se natwe akanirira muri umuna wawe. Yateye iwanyu mutazi ko nge ubusigaye ngugu n'inkokora. Nakwitsamura amenya akagwa. Ndarira amazi mpikuza umuyaga. Mwana wanjye. Sukwirengagiza ko ufite ingorane nyinshi. Ariko rero burya habaho ingorane n'ingorane. Nuko mukaza musaba 1000 bingana kuri. Reba nawe ubu ngubu imyaka ibaye 3 tutagera iwacu. Twagize n'ibyago mushiki wawe arapfa. Ntabwo waje kudusura kandi warabimenye. Aho murandenganya n'umwanya nabuze. None rero
mva nabonye ibibazo byankomeranye singiye kukubeshya maze njya kurusha uyu mwana w'abandi wigisha iwacu kandi akaba n'inshuti yawe namuruhije rwose namuhagurukije ngo azanyereke aho utuye none mwana wanjye urampebeje pe nta mafaranga ufite yo gupfa ubusa ngo ndafasha abandi nanjye ntifashije koko nukuri urakomeje ntayo urampebeje ngende ntayo erega wo mujyi twatetse umutwe kandi igihe uzahira simbizi mwana wanjye se ko ari wowe so yasigiye ubutware kandi akaba ari wowe mukuru mfite wanyumvise maze ntumpemuze asigira ubutware se ni nawe umusabye ahubwo yagiraga ngo ntirekeho umutwaro wo kundushya gusa agusigira ubutware yagira ngo ugire ubutware bwo kwitangira bene nyoko nibyo byose kwitangira abantu ntacyo bimbwiye kandi umwanzi ava mwanyoko na Yezu yitangiye abantu ariko ntibabuze gutoteza intumwa ze nyabusa umugabo agaragaraho rukomeye kandi uzi ko se bataramuruga atahwemaga kubitangira yajyaga kurara rubundi Buganda ngo abone uko mwakura nanjye abo nzabyara nzabitangira ngira ngo uribuka ko yajyaga gufata igihe ubutware atanafite umucungura byose kandi ko ari ukugira ngo mutazabimbwa none dore umutaye mu nama kandi ari we munyabwenge yabyaye dore umubereye rubebi kandi ari we ruberangiye yitaga umunyamurava ndarengana ubu se ko ndeba ushaka kurya barumuna bawe kandi ari wowe mfite wagombaga kumfasha kubarera nk'ubu urabona nabyifata mone none se muragira ngo ngire ntibazo byose nige muzabitura Kigali umwana wanjye yarakuroze yaguhinduye igisimba n'igisambo kandi nari naragutoje ubumuntu n'ubutungane erega umuntu akenye ntabwo yitwa igisambo nababwiye ko amafaranga ari ntayo mbese ko ndeba nkubwira ko inzara igiye kuturimbura maze imbeho ikagutaha mu mubiri aho bene nyoko ntibazagutera bakanuye amaso maze amasomo wiza akagushiramo we mushihanira ku isahani yawe nibabona munsi y'urugo mfite akarima bazazi mwana wanjye aha umva sinazanywe no kugusega bumandwa nk'uko ubikeka ahubwo kuri je n'itegeko ry'uko umubyeyi yitabaza umwana we mu bikomeye none rero niba udashaka kunyumvira ikinsigariye nuko nava kuri iyi si y'amaganya n'agahinda mubyeyi witekereza kwibabariza abantu batera agahinda basiga mu gihirahiro oya mwana w'umukobwa sinkwiriye kubaho ndabona iyi si ndambiye rwose kandi ntarayicumuyeho ndabona iyi nda yanjye yange kambaza ibyo kuyuzuza kandi nta mbaraga ngifite nibura ngo nshobore kuyihingira nubwo nahingiraga inyatsi ndabona rwose ko nta masaziro yanjye abona byayi batangiye kundya oya ngomba kwiyahura nta kabuza maze abibwiraga ko ari je bahima mbafangurire mubyeyi zera Imana reka mwana wanjye narayizeye bihagije kandi ndacyayizera hari kumenya nayo imaze kuyirambira oya ngomba gupfa umutima wanjye umaze gutumba ariko ikimbabaje ni umwana wanjye Kajungura insiza ari ikibondo rubanda bazamwicisha ibibando kandi yari yarabonye ishuri nkabura amafaranga yo kumutangirira ndakwinginze komeza wizera Imana mubyeyi mbese ubundi murarahe ko mbona mwigize neza ntimubona aya mazu yose mukagira ngo nayange ndarara ku gahinga kayihande ninshaka nkagweho wenda ku gahinda kandi ku mutima kashiriraho oya mubyeyi ndetse reka ngende njye mu muhanda oya wigenda wowe ukabyara masige impanga byose bishiriraho ndahasiga impanga nta kindi oya nimundekure oya guma aho mubyeyi nimundekure nje muri Nyabarongo ngende nirohemo maze amazimwe ashiriraho mugende muguye mugama mafiyeri ngusigira umuvumo murawe mu muvumba oya mukecuru mere nk'uwanyagiwe n'umuvumbi maze n'imvumbu kandi kwa Nyamuzinda mafiyeri we umuzimu wanjye azakuzindukire maze akwibirane n'ibyawe n'abawe bose oya ndagiye kwiyahura ndagiye baba we muguye mugo murantesha igihe simfite iyo mbaraza cyose mba we unzihe wowe uraho nawe urahoye mwaruryoshye mwarubeye kapitari ndinda kuryoha se ndikiribwa ariko abasore ba Nyarugenge namwe mvugo musigaye mwarihaye aha mbese ntukinyibuka reka ndabona unyuze mu jisho ariko nanjye urandenganya ubwo urabona koko nakwibuka abasore bose baza mu magazine ya Shuni kandi narabonye usi cyane kugura isigareti nkagira ngo uramenye umvare ngusekera none se wagira ngo nari kukurira kandi waruje kuduteza imbere mbega bakize cyakora ndabona usa n'akarani ingufu nkunda kubona mu muhanda uva ku isoko ry'Inyamirambo yewe ndakwibutse aho se we Magorwa w'umunyabutare databuja yafungishije abararizi basanze ifuro ryamurenze nije Magorwa wagoye cya gihe ariko nkamere neza nawe urabibona masikini narinze ko apfiriye mu buroko numvise ko baherutse kuharasira ibisambo nibwira ko nawe bivuganywe n'amasasu sinarindimo rero
ubu se ukora muri iyo minisiteri ko ndewe uteye nk'umufongisiyoneri ukomeye. Ko nkora hehe ibyo byihorere. Mbese ikibazo hari utuntu wifuza ngo nzakuzanire? Ndabona twakubera wambaye barati ntugo nk'iyo. Wanze kumbwira aho ukora ariko hari abatari mu mifuka kuko byazagukora ukomeje. Ariko urahabariza iki? Mbese ntushobora kwemera ko tujyana ku Gisenyi muri weekend? Tujya kwiryamira ku musenyi nk'abagabo n'abagore beza bibera muri sinema. Oya nta mwanya mfite. Tuzaba turi Bujumbura na Patro muri Pagidas. Naho ku Gisenyi ntitasiba bizabo muri hoteli Izuba. Erega mukobwa ndumvira hari ubuzima urizi. Ndarizi koko. Niko se ko nifuza kujyana muri Parc National. Muri pariki? Ngo mwerekere impara n'imparage, inkoronko n'inkura, ingwe n'urusamagwe ndetse n'inzobe n'umukara. Ibyo byose ndabizi kukurusha ahubwo naranabifotoye. Samaze kumenya no gufotora. Narabimenye da. Warakize. Icyo gihe twari twagendeye no mu ndege. No mu ndege? Cyane rwose. Turari Gabiro. Bukeye duca mu rugendo twirebera izo nyamaswa zose ahubwo n'izindi nyinshi utazi wowe. Ariko se ko numvaga nshaka kudutemberana nimugoroba. Mugenzi wanjye nimugoroba patransohokana mu bategetsi babatirishije abana kandi turabyina budukereho. Reka ndabona kikubonye. Rero ko nta mwanya mfite wo gutemberana nawe magorwa. Rwose kibasumba ngusaba imbabazi rwose. Imbabazi? Kuba wenda ngutera igihe ariko nubishaka ndaguha igihembo. Ngwigihembo ariko se magorwa ko ruva wamemba iki? Ndashaka ko twasangira mu byishimo mfite uyu munsi kuko nahembwa ibifaranga ikivo kandi n'ubwa mbere. Umva ko ari ubwa mbere nyine. Kubera ko kandi ari umukobwa namenye imbere y'abana nkigera Kigali. Ndagira ngo dusangire kuri umusaruro wanjye dufata icyo kunywa. Oya nta gihe mfite. Ndakunyize rwose mbabare wiyibe njye kugurira Sinzano. Ngo niba ujya kugurira Sinzano. Na Martina Divine. Ibyo byose narabihaze. Ni saki bakaranze muri hoteli Americorine cyangwa se muri hoteli Diplomate. Ndetse no mu mahoro ntaho ntinyi. Dore ko n'abanyamahoteli ya Kigali yazi kundusha. Fanyine. Nahise ubwo namenye ibintu byaho simbimenye. Kandi ntugire ubwoba ngo shoje arakubona. Ndakodesha tagisa tugeze izi no kuducyura niba bwije. Umva ko ari ukuyikodesha nyine. Ari cyose buryo tujyane katugarura. Ariko nyabusa tuganire. Tuganire iki? Tuganire rwose. Twiyogeze wa munsi w'amaganya mukashuni yatubwiraga amagambo y'imena amatwi. Atwita ibyo hene byo manzi kandi tuturabana beza. Mbese ubundi wahembwa ngahe ko nde uguruka nk'akagoma. Ntonkine uyu munsi nanjye nashishe. Nawe nyuhu 200. Mafiyeri wese kandi aje kuvuga iki hano ko atakiturusha amafaranga. Mafiyeri. Muraho kibazo? Muraho Mafiyeri. Mukomere. Dore na magorwa ntabwo yapfuye kandi cyagiye wamutaye mu kangarateta ko makuba wa fiance. Uraho mago? Ndaho nyine ariko siko bwawe. Ugomba se kuba kubwanjye ndi Imana yawe. Ariko ikibasumbura ngo kabe kibasumba koko. Hahirwa umusore uzakujyana. Mbe magorwa kufasha isakoshi ugiye kwafata? Yes. Ntwafushe kandi byari by'abanyamafuti. Fuwaze mvuga iki? Ariko mago. Ikisi. Iriko twambaye ndabona risa n'iryanjye. Ariko ntwira. Ndetse na karuvati. Akubwira ko ufite amafaranga yo kubigura gusa. N'ibirato byose bisa n'ibyanjye. Ariko ubwo abaye ute? Magorwa. Ariko se umusore reka ndebe isakoshi ufite. Reka ndebe isakoshi ufite ndabona isa n'yanjye muri gutumiza kuri go. Ugira isakoshi wenyine se cyangwa umenya kuri go. N'ibyanjye. Oya nifite mwirwanira hano. Oya reka ndebe. None arangira iki? Ariko ugurira atayubwira ko ufite amafaranga wagicucu kibe cy'igisambo. Reka ndebe. Oya n'ibyanjye n'igisambo yanyibye n'ibyanjye. N'ibyanjye. Muramumvatira n'igisambo. N'igisambo muramumvatira n'igisambo yanyibye. N'igisambo muramumvatira. Ibyo wahinde ndabibuza ariko nawe ujyanye nabyo. Bisha amafiye. Niwe kira gisambo cyakije. Ndeka sha arapfuye. Ariko asize ihero he. Ampaye isakoshi y'ibihumbi 500. Ntibishoboka reka ampaye imyambaro yanjye myiza. 500. Ndeka. Ubu narizi ko ngiye gusaba ngakwa. Narizi ko ngiye no kwiguriramo n'akazu none dore. Ndeka rwose magoga nciye umutwe. Nawe arapfuye yo gapfa nabi. Arakapfa nabi. Reka kwiheba. Usaba uzabusaba. Inzu zabo yigura haguma guhagarara. Kandi ahubwo byihutirwaga. Dore fiance wanjye amaze kunyandikira ambwira ko indari nkuru. Gusa shahora bigenze ute? Ntagira neza ariko ntacyo. Ubezo bundi zafata konji. Zaji wabo wa madomazi
musabe dusezerane muri komini no mu kiliziya ubukwe bwacu buzakorwe gikene uretse nagira nti birababaje rwose ntagira nti si niko bimeze ndashaka wikwiyobora cyane muto ariko nibyo ushaka reka nshire icyubute n'ikinyorosho z'abacuruzi nishaka nzabigwemo ni hahandi handi izere bizatungana ubu twese ko twabaye ibisambo si nta kone nabigeza ni hahandi mpari yabaseka bazisekere none nabigira nti ese ko ntabapfuka umunwa cyangwa se ngo mbakura amenyo ni hahandi kundi wagira nuko bimeze gukinjirana n'abasore mu rugo rwanjye ahantu ugira ngo n'urwawe umaze kwigomekamo ntabasigaye ntacyo kugira ngo nyumve kandi ejo bundi warabundaga nka rubebe wa mugore uramenye nta basore ubonye nyindurana nabo bavuze ko imihigo yawe yose washyanowe ko amayeri yawe ndashuni nataruye umutima wanjye watumbye ngomba kuguhinaga abanyangabiramawe ngira ngo ntundushe imbaraga twapima ntundatire ibitege bibi bihora mu bitenge bitege ayo maso utereka boshye ibicuba by'amata nasukamwe amakara nawe ibyo bikanzu bisa n'isari ugize ngo iki washyanowe ryantwaye umuganda ugize ngo ishyano ni wowe ngaho ndekura utabona nkwambika ukuri kandi narigeze kukubaha saho udari kuzi kwipendeza nkaho utarimwe nk'abandi reka noneho ngutera ubusemwa nanjye ndebe ndi mwiza ndakuruta ndi kibasumba nushaka uzimanike kandi ntundusha urukundo kuri shuni nubwo ugenda winyonga ngura umugore we nanjye ibyo nibyanjye uri mwiza nyaki wa roho mbiwe upateze imari y'umugabo wanjye nzayigotomera nyumvishe maze uyisinde utayisomyeho ubwo rero nawe ukibarira mu bantu utazi kugenda nk'indata ni wowe wakwambara ntuberwe bakagira ubwoba bwo kugusohokana mu bandi iyo ngurube yawe igusohokana ngomba kubihumbanya imbavu n'agatuza haramu hayiwezi kane unise ingurube ni iki Fatuma uramutse ngo ndi ingurube kandi umugabo wawe tumaranye imyaka koko wakirumba wikiri noneho nakubonye ibyo mwambeshyaga ngo mu gihe za Rwamagana kandi mwigire ku Gisenyi no muri parike nabitaruye byose ugendera mu ndege n'indahijya ukanyibagirwa kandi ubukire bwose ufite aribyo bukesha yemwe ngo kagira imana ubukire mfite niwe mukesha waratashye mu rwuzuye wamwasama utazi no gusoma wo kumvobya gusa uvuze ngo sinzi gusoma shu uvuze ngo sinzi gusoma kandi ntarasibaga gusoma none uranyakanya wa ntashimawe amashuri yawe nahagereye sinakurenganya noneho rero ushaka kunsumisha bizazakomera twatetse ndabona ibyo watekereje igihe cyo kunetera cyarashize Fatuma na kwihangana igihe kirekire unyihanganira iki ndambiwe ko nawe witwara nk'igitamba mu gutagaguza imari yanjye nkari we Imana yayimpaye noneho ubonye uzayigucungira ndambiwe ko rungenda nunterubwa ngo mbana ari ndaye uyu se niki ndambiwe ubunyanda bwawe n'umwanda ukubaka umutima no kumubiri ubone ho bibonye rero mutima ye ndagusenzereye vira mu rugo daraho iki gihe kigeze ngo urasenze ndagusenze sisazizere bake wangumbawe ariko ibyo niki sinshaka gupfa ntabyaye ngo ndagutunga ngaho hari inyama ngutezemo kandi uri nyangabiramo aho ari kurandenganije mugenzi wanjye kuko ubundi uzi ko ibyara ritihabwa genda wangumba mva mu maso vimbere wagisimba ariko sigaye ibyo niki cyo kumara kundenga imitsi kikampindura ingurube haramu koko mumbabarire ariko nabitewe n'uburakari bwinshi mumbabarire rwose sinabishakaga va mu maso wanyira buhiriwe ntagutura umutima utumye ukaguturikira va mu ruhando ntabwo harambubona ariko shu fone se urahita ingurube ngo fune ikibasumbarata karame kuva ubu niwe uzajya unsasira kandi ungaburire uzajya ucunga ibicuruzwa byanjye byose inkuru baye impamo pe ubaye umugore mu rugo maze urwo rugomo rwose rushirira wa mukobwa we none nkikubonana ubwa mbere narishishe igihe bakurebaga bakarisha indimi kandi bari bamfite nambaye naberewe uberwa wacyahawe we kwishunga nibigeze uberwa nari imbere y'abana b'imishano bambaye imishanana ubwo bushana nanjye narabwigeze ndetse burantera igihe kandi nta gihembo ngutezeho ahubwo hoshi tujye mu nzu ngusinyira itaraka ufata utwawe ufata utwawe utayiwanya ndekura se nyine dore urugo rwawe nyine ndekura ntawe njyana shuni ndekura winkuru na disi kandi turabanye nawe uretse imana yamvumye simbyare shuni have rwose sigaho kunkurubana nuko ujya iwanyu sigaho sinakubaniye nabi ngo ntabona twabyaranye sigaho itaraka uguhiga ubutwari muratabara na Fatuma kandi akagabo gahimba kandi kataraza noneho rero wowe akagabo hoshi tugende imfunguzo z'ibyumba byose tanga imfunguzo vuba ntazo muha inzu ni yanjye ubu ndayitaha wowe uyisohoka musi yawe ni yawe se wowe warayubatse none se nyabusa wajyaga wibuka ko umuntu ari nk'undi nk'uko umugore ari nk'undi none se ubwo nyine wakabimenya wajyaga wibutsa ko burya nta gishongore cy'umugore ko ishema rikesha umugabo ko ariyo mpamvu atagomba kumushingana ijosi ariko agakobwa we waretse kwishongora reka nkubwire nta soni mbese hari ibyo abakobwa dushaka kubaka tujya tubitekerezaho wowe rero wabitekerejeho Fatima wavuze ko nzaba indaya none indara yanjye ibaye indyamo yawe none se ubundi uri igicyo urakaraya warafushye urafureka mu mafuti ushaka kunyirukanisha ku kazi ariko shuna kwima amatwi ntiyemera ubwo butiriganya bwawe
aho bwa burumbo wanciraga se wowe ugiye koka amakondo bakubwira kujya iwanyu mu cyaro ugahinda imishyitsi nk'aho ari icyaha wasize wakoze hanyuma se waje ute uri bukaje wundi uzubundabunda busaba icumbi nangwa nanjye nari ngifite itoto ry'abato none we kirakoga nyo wagacwawe ugiye kubika iyo manzi uri ingoroje ndi ingoroje nyine ariko nawe niyo ugana di niyo ugana ariko wakwitonze isekere di isekere ikibazo isekere ntubigayo bagusumba akaje cyakora baca umugani mu kinyarwanda ngo ruriye abandi rutakwibagiwe iririre di isekere uri Rwanda iririre ngwino mujyanye wa Kirumbo have se nawe have ngwino nta migani yawe dukeneye have se sigaho widukenye umunsi kandi nawe kandi